mwaramutse mwiriwe neza mumeze mute bitewe naho muherereye. Ndabizi neza yuko kuri isi yacu ntabwo bucya mu gihe kimwe, hari igihe bamwe baba bukeye ahandi bwije, hari igihe kandi tuba turi ku manywa abandi bari mu ijoro mo hagati. Rero mumeze mute aho muri ababasha kuba mudukurikira, mumeze mute mu mitima yanyu? Uwiteka arabarinze. Mwami Imana nagumye abane namwe. Mama Queen tubana kenshi mu biganiro, bararikiye rero kuza tuganira mu minota mike ku kiganiro gito tugiye kugirana hagati mu muryango. Ngewe nivugira mu muryango, ntabwo njya kure yawo cyane, keretse rimwe na rimwe, ariko akenshi uzambona mvuga ku muryango, kuko iyo mvuga ku muryango ndawukunda, nkunda umuryango, nkunda umugabo, nkunda abana banjye. Ibyo bintu by'agaciro ntunze kuruta ibindi byose. Rero nawe ntekereza ari uko muntu ukunda umuryango ndakuraritse kugira ngo tubane, muntu ukunda umuryango ndakuraritse kugira ngo ibitekerezo byawe biduhe. Rero reka tuganire. Ni Mama Queen n'ubundi ntabwo njya kure kandi turaziranye, kuko benshi tumaze kumenyana, tugenda tuvugana, ni byinshi tuba turi kumwe kenshi. Uyu munsi rero aya masaha wambaza ngo nabateguriye iki tugiye kuganiraho nanone ni iki. Ngiye kuganira namwe ku bintu byo mu muryango, imibanire y'umuryango mu rugo n'inshuti tubana nazo. Reka nite iyo titire, reka nyite ngo impamvu si nge, impamvu si wowe, ahubwo impamvu ni we, cyangwa se impamvu ni rwo. Reka mvuge gutyo, impamvu si ngewe, impamvu si wowe, ahubwo impamvu ni we cyangwa ni rwo. Imana y'amahoro nibaho umugisha. Rero iyo titire ni titire utapfa kwisobanurira, ariko ndagira ngo nyisobanure nshingiye ku gitekerezo kimeze gutya. Uzanyihanganira, ntabwo nzi ubwo niyo talent yanjye cyangwa se niko mbayeho. Nkunda kuvuga ibintu mfite, ibintu nifashishije, cyangwa se ibintu bimpa ingero zituma ibyo mvuga byumvikana cyane. Reka ntange urugero, ni urugero ndi bubahe kugira ngo ikiganiro cy'uyu munsi ntabwo gitinda, ariko ndabaha ku rugero rw'ibintu bifatika, kuko ngiye nkunda gukoresha ibintu bifatika by'ingero z'ibintu biriho abantu bazi. Ngiye guhera kuri iki kiganiro nanga mbaha ikintu nafasheho urugero, ni urukwavu, intare n'imvubu. Ibyo bintu ni bitatu, inyamaswa eshatu, ariko izo nyamaswa zarabanaga zombi uko ari eshatu. Impamvu navuze ngiye gutanga urugero, ngiye ku mibanire y'urugo, umugore n'umugabo, ariko kandi n'inshuti tubana nazo za buri munsi zinjira mu buzima bwacu. Ubushize ikiganiro twakoze tuvuga ku ruziga rw'umuryango, mbabwira erema cyangwa se utuntu tuba mu muryango mo imbere n'utundi dushobora kuba inyuma. Uyu munsi rero ngiye kuvuga ku mibanire y'abantu babiri babana n'inshuti dutunga ziba inyuma. Izi nyamaswa uko ari eshatu mvuze, hari imvubu, mvuze intare n'urukwavu. Izi nyamaswa uko ari eshatu zarabanye zikundana, hanyuma zimaze gukundana, urukwavu rukaba inshuti y'intare, umwami w'ishyamba, hanyuma rukaba kandi n'inshuti y'imvubu mu mazi. Noneho ya ntare nayo ikaba inshuti y'urukwavu kandi ikaba inshuti ya yamvu, na yamvu ikaba inshuti y'urukwavu kandi ikaba inshuti ya ya ntare, ariko mu buryo buziguye, ku buryo buri umwe atamenye. Ntabwo yari akagurupe kavuga ngo ni inyamaswa zishobora guhura icyarimwe ari eshatu, ahubwo buri imwe yari ifite ukuntu ikundana n'indi mu bwabo buryo, ariko urukwavu cyane cyane ari inshuti yazo zombi. Hanyuma urukwavu ruza kugira amakuru, rumenya neza yuko intare ikundana n'imvubu. Birangije iravuga itaba abantu, ibi bintu ngiye kubitandukanya kugira ngo ngewe mbashe kubigarurira imitima yabo yose. Hanyuma birangije urukwavu ruragenda rwegera intare, rurayibwira ngo urabizi ko turi inshuti, igihe tumaranye turakundana, turasangira, turatumirana mu birori, turishimana mu byiza, turishimana mu bibi, ariko kandi hari amarushanwa ndimo negura, ndashaka kurushanwa nawe. Ubundi ngewe nawe urukwavu rwibaza, ngewe nawe hari amarushanwa nshaka ko dukora, ndashaka kuzareba uhiga undi ubutwari, kandi baravuga ngo uhiga ubutwari muratabarana. Ndashaka kuzareba nge nawe uhiga undi, uzatsinda azahembwa, uzatsindwa azahembwa uwatsinze. Intare irayireba, urukwavu rushatse kuvuga ubu ngubu rurwatsinda ntacyo. Barabyemeranya, bemeranya umunsi. Urukwavu rurabibwira ati ngewe ikintu tuzakora, nzazana umugozi mukuzirike mu ijosi, nindangiza ngende ngewe njye pfa mu kibaya, nimara kujya mu kibaya umugozi nanjye mwizirike, noneho nzasaba uzadusifurira, niwumva umugozi winyeganyeje uzakurure,
uzakura undi mu byimbo akamusanga agasanga undi ahari azaba atsinzwe, nanjye nunirimuraho ndi nkagusanga nzaba nsinzwe, nzaguhemba. Intare atababa n'imbaraga mfite nzakwereka. Bahana umunsi turi mu kiganiro cy'umuryango n'isi ya none, imibereho yo mu rugo, uburyo tubana n'inshuti n'imiryango tugira buri munsi. Urukwavu ruramanuka narwo rujya kuri ya mvubu mu mazi ruyibwira nk'ibyo rwabwiye intare, nayo rurayibwira ruti igihe twabaniye none mu bintu byose, ariko ndashaka kureba n'urusha indi mbaraga, nshaka kuzazirika umugozi nkazamuka ngiye nkajya imusozi, narangiza nkazasifura nkabwira umuntu akadusifurira, noneho tugakururana. Uzarusha undi niba utirimura mu mazi ukansanga imusozi uzagira ute? Uzampemba. Nanjye nunirimura ukankura imusozi ukansana mu mazi nzaguhemba. Imvubu irareba n'ingano y'urukwavu iravuga iti uyu ni amagambo masa, nzamutirimura. Ibi ngibi ni uko ari inshuti yanjye ariko nakamubwiye ko namutsinda. Bemeranya umunsi, urukwavu ruragenda rwitunda, ruragenda rwishimye. Rugeze igihe ruzana wa mugozi, rurazinduka kare rujya ku ntare rurayizirika mu ijosi. Rumaze kwizirika ruramanuka, rurayibwira ruti niwumva umugozi winyeganyeje ukurura. Ruragiye ku mvubu nayo rurayizirika, hanyuma rwo ruritarura ruragenda rujyamo hagati. Rugeze hagati rukora kuri wa mugozi urinyeganyeza, ubundi ruritarura rwicara hariya ku gasongero k'umusozi rureba intambara sasa. Rurangije imvubu irakurura, intare irakurura, buri cyose gikurura, ariko intare yakurura ikumva ntabwo uburemere bw'umugozi yumva, ntabwo ikumva si urukwavu rwaba rwifite. Imvubu yakurura nayo ikumva uburemere umugozi ufite, ikumva ntabwo ari intare yabirifite. Noneho birakururana birakwegana kuko byose ni ibinyangufu, ni ibinyambaraga. Birangije byishigura ubwabyo bitirimuranye, kuko kimwe cyarazamukaga ikindi kikazamuka, bihuriramo hagati ubwabyo birebanye mu maso, bisanga intare ihuye n'imvubu, birareba na byose bigura urukwavu. Kimwe urugamba rwashojwe n'urukwavu kandi ntirwisanze mu mukino. Intare isanga urugamba rwashojwe n'urukwavu ariko ntirwisanze mu mukino. Urukwavu ruraza ruza ruje kureba ibibaye, ariko birebanye bisubira uko byagenze, bisanga urukwavu nirwo rwabiteranyije, bisanga bakwegana kandi nta ruhare babigizemo. Izo nyamaswa zisanga zirimo zipfa ubusa, zirimo zikururana mu mugozi, nta ruhare nyirabayazana ari urukwavu rwashatse kuziteranya. Icyo nshatse kuvuga iki nkupiye ahangaha, nyine byararangiye birangira barebye babona impamvu y'icyo ngicyo. Birangije birongera birasubirana, ariko urumva rwa rukwavu icyo rwashaka kurengera ntabyo rwabonye, kuko ntabwo rwabonye ruri inshuti yabyo byombi, ahubwo rwatandukanye nabo. Nshatse kuvuga iki rero muri iki kiganiro cy'uyu munsi? Hari uburyo tubaho mu ngo, umugore n'umugabo tukabana, tukagira inshuti zacu ku ruhande, ariko ugasanga ari inshuti dufite duhuriyeho, ugasanga ari inshuti y'umugabo kandi ikaba n'inshuti y'umugore, ari inshuti yacu twese aho ngaho, tukaba turanabizanye. Ariko ukazajya gusanga ugasanga hari igihe kigeze ugasanga twebwe tugiranye amakimbirane mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kandi biturutse twe ntitumenye, tukisanga twaryanye, tukisanga twabwiranye nabi, tukisanga twakereye amakimbirane biturutse ku buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko mu by'ukuri nta handi hantu byaturutse. Ugasanga tuvuge ngewe nzi kuri inshuti yacu, nagira ikibazo ngize n'iwanjye mu rugo nkaza nkakikubwira nkakuganyira, n'urugero nzi kuri inshuti yacu yabasha kugira inama, wamara kumbwira ugahita ugenda ukajya ku mugabo ukamubwira utari kurabizi mama kwini yambwiye ibi n'ibi n'ibi, ese n'ibi, noneho ukagerekaho n'ibindi. Uragiye njyewe uranyumvishe, uragiye ujya kundi nawe uramubwiye, noneho byarangiza wa undi akagaruka kuri njye afite uburakari bukabije ko nagize nte, ko hari namuvuze, ko namenye amabanga, kuko hari uko wagiye ubivuga. Uwo muntu rero ndamugereranya nk'urukwavu mu muryango utuma abantu bakwegana bagapfa ubusa, aho kugira ngo abegeranye arushaho gusigasira umubano wabo akaba ari uwucamo. Ndagira ngo nsabe abantu bubatse ingo, abantu mu muryango, nibyo nkunda kwivugira, nimubana n'abantu, ikintu cya mbere nabonye mu buzima bw'uru rugo bw'ingo tubamo buri munsi ni ukumenya kubika ibanga ry'urugo rwawe, kuko inshuti wagira iyo ari yo yose, iyo utagize ibanga ry'urugo rwawe iteka wisanga uri mu makimbirane, uri mu mpagarara utazi, wisanga uri hanze, wisanga wihaye abantu mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ni ibintu nagiye mbonesha amaso yanjye. Iyo wiyimanye, umuntu yigeze ambwira ngo ariko mama kwini, ubundi ifi iyo yabumbye umunwa uwazanye indobani yayiroba? Ndamubwira nti hoya. Ati rero iyo umuntu azanye indobani hanyuma ifi kasamura arayiroba. Ati umuntu iyo yabumbye umunwa agaceceka ntabwo indobani imufata. Nta muntu wakota wimanya amakuru y'urugo rwawe, nta muntu wakwasasa waramutse ubitse ibyawe.
hari igihe cy'ubugoryi kijya kibaho cyangwa se cy'ubwenge buke niko navuga, cyangwa se cyo kutita ku bintu no kudashishoza ngo tumenye abo tubana bariho, ugasanga abo wita inshuti zawe magara abo mubana buri munsi, akenshi dufite ingero nyinshi z'abantu babana barangiza bakajya gutandukana bivuye ku nshuti zabo. Ugasanga abagabo babana nawe nibo bagusenyera urugo, ugasanga abagore babana nawe nibo bagusenyera urugo, ugasanga inshuti dufite buri munsi mu buzima bwawe buri munsi tuzi zizi imyicarire n'imihagurukire yazo, ugasanga nizo zibaye za nyirabayazana mu gusenya ingo zacu, zitumye zizamo amakimbirane, zitumye turwana, zitumye twangana, zitumye dutukana, ugasanga kenshi nibo babaye ba nyirabayazana bo kugira ngo ingo zacu zizemo ibibazo. Ntabwo mvuze ko kugira inshuti ari bibi, ariko nshaka kubwira abantu bankurikiye ngo cyane cyane bantu tugishaka, abantu mugishaka, njye ntabwo ndimo, abantu bashaka muri iyi minsi, abantu bafite ingo zikiri ntoya, njyewe ikintu nabashishikariza ni ukumenya kubika ibanga ry'urugo rwawe, ikibazo uhuriyemo nacyo ugashaka uburyo ugikemura, ukamenya uwo ubwira, ukamenya ukugira inama, ukamenya uburyo ubikemura, cyo wabona nta n'undi muti ufite ugashyira hasi uvuga senga. Njyewe nkunda kubwira abantu ni gusenga bikemura ibintu byinshi, aho kugira ngo wicaze umuntu umubwire ABCD narangiza agende yongereho n'izindi ziri inyuma, wishigura ibintu byafashe intera bidafite. Uru rukwavu rwahagaze hagati y'izi nyamaswa ruraziteranye, ruzambika imigozi, zirakwegana zitazi ikiri hagati, zitazi ngo ni ibiki birimo biba, zirakurura. Urumva mu gukururana havuyemo gutakaza imbaraga, gukururana harimo uwababaye, gukururana harimo umva haba urumva imvune zabayemo mu gukururana, kugira ngo intare zatsimbura imvubu mu mazi, kugira ngo imvubu izatsimbure intare mu ishyamba, habayemo imbaraga nyinshi, habayemo kuvunika kwinshi, ariko mu by'ukuri bakwegana batazi ikiri hagati yabo, kandi bari inshuti bakundana, nta n'igitotsi cyari kirimo, ariko urukwavu ruraza ruritambika. Jya mbwira abantu niba umuntu ntacyo agusaba, nta n'icyo umumariye, nta n'icyo umuhaye, kubera iki wumva wakwifuza ko abaho nabi? Kuki wakwifuza ko abantu bababara? Kuki wakwifuza ko ingo zisenyuka? Kuki wakwifuza ko mugenzi wawe ahora mu kaga? Kuki wakwifuza ko mugenzi wawe ahora ameze nabi? Urugero rundi njya mbona mvuga uretse no mu miryango no mu buzima busanzwe tubamo, hari sosiyete tubamo, ugasanga ubana n'abantu muririrwa mukorana imirimo runaka, ariko mugenzi wawe yamenye yuko hari ikiza kiri bukubeho kandi ari inshuti yawe magara, yamenya ko hari akagezi gashobora gufunguka ukaba wanywa, cyangwa se hari isoko ushobora kuriraho, akarwana no kuyisiba akayisira ibanga. Nigeze nivugira akantu ndavuga ni mana we, kubaza amakuru yawe umuntu ukwanga ni nko guca kuri satani neza. Satani niwe ushobora kubaza amakuru y'umuntu kuko nta cyiza batwifuriza, akakubwira ibibi by'umuntu akamukwangishwa avuga turiya n'uwo gupfa si uwo kubaho. Umuntu ukwanga iteka iyo umunyuzeho kandi akwereka ko agukunda, ni wa wundi ugusekeshereza amenyo y'inyuma aho imbere aguhekeye. Ntawe mbwiye ngo runaka, ariko mu bantu tubana harimo abantu bafite ubugome. Ndi kuri iyi kamera ndabivuga, mu bantu tubaho buri munsi, mu masosiyete tubamo, aho tugenda aho dukorera, hari abantu batifuza, baba bafite ubugome muri bo. Ubundi abantu ubugome babukura hehe? Ubugome buva he mu mitima? Wabaza umuntu ati amakuru ya runaka, agahita akagusebya, kandi wenda washakaga kumufasha ikintu runaka, ari akazi wendaga kumuha, ariko ukamuhara bikagusa kugira ngo ako kazi atakabona, kandi bikarenga ka kazi ukanakabona ukanagakora, wa undi akanakaguha, kandi wa undi yaruhiye ubusa avuga. Rero bajambo nasomye ngo ntugacudike n'umunyamujinya, ntukagendane n'umunyaburaka. Abantu bateye batyo bafite ururimi rubi, abantu bateye batyo bagira ururimi rubi, ruteranya abantu, rusenya imiryango. Nukuri Imana ntabwo izabareba ijisho ryiza. Kandi usanga benshi bambaye uruhu rw'intama, niba twirirwa turirimbana, niba twirirwa twambaye amakanzu twabaye abashumba, niba twirirwa mu isoko ducuruzanya, niba twirirwa dukorana mu maofisi, niba twirirwa tugendana mu magare, niba mbese twirirwa tugendana n'abantu, ariko mu bantu mu mitima yabo harimo ibintu byinshi bitandukanye. Uyu munsi mukaba murimo museka mugasurana, ariko uko agusura nawe uko umusura, muri we ibyo atekereza bihabanye n'ibyo avuga. Arakubwiza neza, aragira ate nate, nyamara warimo gushaka ikintu gituma uva mu byimbo, niko navuga. Uru rukwavu rujya guteranya ziriya nyamaswa si ikindi, ahubwo rwari rubabajwe n'ukuntu iyi mibano yabo y'izi nyamaswa zindi imeze. Iravuga ati kubera iki hari intare ishobora kubikunda imvubu kundusha, ngo bishobora kubikunda intare kundusha, ariko nimbiteranya bigatandukana ngo bizaguma inkunda n'intare igumye inkunda. Abantu muteye mutyo mwishimira amakuba y'abandi, mukishimira ko abantu basenya, mukishimira ko abantu batahirwa, ukumva wabaho neza ariko mugenzi wawe ntabeho neza, ugahora niba ntacyo umariye umuntu
wamuretse akigerageza amahirwe. Niba hari aho warekomanda umuntu wamurekomanza akiberaho. Niba kubaho neza ntacyo waretse imiryango umugore n'umugabo bakiberaho. Kuki wumva ko niba ibintu byarakunaniye cyangwa se utanyuzwe nuko waretse abantu bakiberaho? Hari abantu rero bateye batyo. Uyu munsi mu kiganiro gito nari mfashe kugira ngo bwire imiryango iriho none, hari abantu barimo basenya za nyirabayazana ari abantu twikururira, ari abantu tubana nabo, kandi ba nyirabayazana rimwe na rimwe bakaba batwebwe kuko twitaye hanze. Hari abantu benshi bagira ibibazo mu miryango, ugasanga barihutira kubwira abantu cyane, ugasanga barihutira guhamagara abantu, ugasanga murashyirana hanze, social media zaraje, ugasanga umugore arajya kuri kamera agasebya umugabo, ugasanga umugore arajya kuri kamera agasebya umugabo we, cyangwa umugabo arasebya umugore, ugasanga ibyo bintu bireze, murashyirana hanze. Rero wa muntu utabifuriza ko mwubaka aboneraho akabona urwaho rwo kugira ngo abateshe agaciro, aboneraho akabona urwaho rwaho yahera, utangiye akakubwira ati n'ubundi uriya wamushatse nkubwira, uriya mugore namukubwiye kare, uriya mugabo namukubwiye kare, kuki utabwiriza? Agatangira bakaza bakwereka ibintu by'uko atari byiza. Rero muri iki kiganiro bagira ngo mbwire inshuti zanjye, tujye dushishoza mu bo tubana, tumenye ibyo tuvuga, tumenye ibyo dukora, tumenye igihe nyacyo cyo kuvuga n'icyo ugomba kuvuga, umenye ibyo ugomba kubwira umuntu n'ibyo utagomba kuvuga. Ntabwo ibintu byose ari byiza kubivuga. Hari ikintu ushobora kuvuga uyu munsi urugo rwe rukarara rusenyutse. Hari ikintu ushobora kubwira inshuti yawe kugira ngo ni inshuti magara, ukarara isi yose yagutaramye. Mujye mumenya igihe cyo kuvuga, mumenye abo mubwira, mumenye ibyo muvuga, kandi mumenye kuganira. Nibyo njya mvuga. Hari umwanya tuba dukeneye, abantu bubatse, mwebwe babiri ubwanyu mugahana umwanya. Niba ngiye menya ikibazo kuri runaka, hari igihe umuntu aza akakubwira ikibazo ku mugore wawe, akakubwira umugore wawe uramuzi, namubonye aha n'aha, namubonye ari kumwe na runaka, namubonye avuga ibi, namubonye yikora ibi ngibi. Okay, wowe ukabyumva, wamara kubyumva, aho kugira ngo umubwire umwicaze umubwire sheri numvishe gutya na gutya, namenye ibi n'ibi, ese nibyo? Nusanga ari byo, umubwire uti se niki cyabiguteye, se byari bimeze bite, niki cyatumye biko, umenye imva n'imvano. Kuko icyambere nkunda kubwira abagabo n'abagore nuko mwese mwarahuye mukuze, mwarahuye muri abantu bakuru. Ntabwo turi abantu, njya nkunda kuvuga ngo ntabwo turi ibimashini, turi inka zihinga. Abantu baba ari abantu bakuru, umwe aba yaraje afite icyazi n'undi afite icyazi. Ntabwo ari umwana waratoraguye ngo mushyire kuri bibero cyangwa kwibere hanyuma umutoza uko ushaka. Umwe aba yaraje akuze n'undi yaraje akuze. Ntekereza buri wese aba yarafashe umwanzuro wo kubaka azi ikimujyanye. Rero kumushyiraho GPS, ukimushyiraho abarinzi cyangwa ukubwiye wese namubonye anamugize, si umuntu uzajya ujya kugenda ngo umukurikire umugendeho. Si umuntu uzajya ubaho kuri wada yawe buri munsi avuge ngo ngiye ku isoko umuherekeze, ngiye muri salo ngwino tujyane. Ntabwo mwanya wanawubona n'uwawubura. Rero kubera twese turi bakuru, ahubwo tugomba kujya tumenya ngo ikibazo niba cyabaye, ganiriza mugenzi wawe, mubaze uti se ko numvishe ngo wari uraha, ese wajyanywe n'amahoro, se wari uri mu biki kutabimbwiye, byagenze bite? Niba ari ukunda kukubwira ati jeri nari ndaha, nari kumwe na runaka, twari muri ibi, sava umenye n'ibyo ari. Kuko hari n'igihe uzasanga ahubwo n'ibyo banakubwiye yagiye mu nyungu z'urugo, kandi akagenda ari n'ibintu umuntu aziranyeho. Njyewe njya nibuka rimwe nyiri umugeni, hari igihe rimwe umuntu yigeze kudusura, ari mwene wabo w'umugabo wanjye. Araza aparika imodoka ku muharuro, aza muri salo turaganira. Umugabo yari ari mu kazi kandi yaje babivuganye, murangira aho dutuye, aradusura. Ariko bahise bahamagara umugabo, baramubwira ati burya wa mudamu wawe waramusize ujya ku kazi, ariko ubu tuvugana baparitse imodoka mu rugo rwe hunjemo umuntu w'umugabo. Urumva rutari ruhiye, rwari ruhiye, byari birangiye. Kubera iki? Hari abantu baba bashaka amakuru ya hafi na hafi, baba bashaka kuvangavanga ibintu, kuvangavanga. Umugabo arababaga tuzi ko runaka, ibaze noneho agaciro ubutakaje iyo ushatse gusebya umuntu. Uwo ushatse kumusebya akamamaga akamubwira tuzi ko runaka mbwiye ibi, none agahita kubaza ati se runaka yahageze ntiyahageze, uzi ko bambwiye ibi n'ibi. Nabwo nyine ntibabikubwiye. Yes, abantu nk'abo babaho bahora bagenza ubugingo bw'umuntu, na satani niko ateye. Abo ni abakozi ba satani, ndabivuga mbisubireho, bahora bagenza ubugingo bw'umuntu bataka. Ariko naho umuntu yabamo bite, abura n'ikintu cyiza wamushimira umuntu, ubura n'ikintu cyiza washingira ko bugutuye umubano w'aba bantu nusugire, wabonamo n'ikosa ukagushaka uburyo ryagosorwa kuruta uko wabasenyera. Rero umwanya duhana twebwe abashakanye kumvana, tugana ibitekerezo, aho twagize amakosa tugakosorana, aho twagize ikibazo tukunganirana,
tukaruhurana imitima. Niba utanduhuye umutima uri umugabo wanjye sinkukuruhure ndi umugore wawe, ikindi nkumariye ni igiki uretse kuguteza gehinomu. Bajya batubwira ngo urugo ni ijuru ritoya. Iyo ritabaye ijuru rihinduka ukuzimu gutoya tu, rihinduka ukuzimu guto, mbese rurakwakira niko bimeze. Ingo rero dufite muri iyi minsi urutari ijuru rito ni mu kuzimu gutoya. Ibintu ni bibiri, nta guca hirya nta guca hino. Niba urugo rwawe rutakuryoheye umenya ngo uri mu kuzimu gutoya, kuko nta handi hantu hariho. Ubwo rero bantu muteranye imiryango, bantu muba ba nyirabayazana kugira ngo ingo zubatswe zisenyuke mutarabigizemo uruhare, Imana yo mu ijuru ntabwo izabareba ijisho ryiza. Bantu mwubatse namwe muhana umwanya muganire, ntago kuba wakwifata ukabika ibintu ukabitsindagira rimwe kabiri gatatu numvisha ibi utazi niba ari ukuri, utazi impamvu yabyo, ukabika ejo ukumva ibindi ukabika, ukitura umugore kumubwira nabi, ukitura umugabo kumubwira nabi, namubonanye na runaka wamwumvisha wagize utya, ukamwitura kumwima ibyo kurya, ukamwitura kutamumesera, ukamwitura kumurakarira. Ntabwo ari ibintu. Nimuganire iteka, amaherezo muzamenya nyirabayazana. Njya nkunda kubwira abantu ngo njya nibuka ijambo rimwe, twakoze ubukwe ndabwibuka, twaratashye tumaze gutaha, abantu bose bamaze gutaha, turimo tuganira n'umugabo ikintu yambwiye, njyewe numvaga mfite ubwoba icya mbere byo kwibaza ngo ibi bintu nzabishobora. Numvaga ntazi, nkumva sindi busubire mu rugo, nkumva mfite ubwoba bw'ejo hazaza bw'urugo, nkibaza njye nzabibashisha iki. Ariko twicaye n'umugabo tuganira, twagiranye ikiganiro i Kigali, arangije mu magambo yambwiye n'uyu munsi nyishingiraho, yarambwiye ngo njyewe nawe nitwirinda amacumu, icumu rimvaho niri kuvaho, ukandinda icumu rikuvaho renzaho, nanjye nkakurinda irimvaho rikujyaho, amacumu yo hanze tuzabasha gushaka ingabo yadukingira, njye nawe dufatanije. Ayo hanze ntabwo azabura, ariko ubwacu niturindana ntihagire ikidukomeretsa hagati yacu, ayo hanze tuzarwana nayo. Iryo jambo riranyubakira iteka. Iyo mpuye n'amacumu yo hanze mfite uwo tuyarwanana, nkamubwira byangendekeye gutya na gutya, akamfasha guprotektinga roho yanjye, akambwira ati bigende gutya na gutya, nubwo ubabaye ihangana, uriya ntakugaburira ibi nibi, ntabwo uri bukureho ibyo kurya, nani nturi bubisange mu buriri, tuza umutima, njyewe ndagukunda. Niba ufite umuntu ukubwira ngo aragukunda, ukaba ufite umuntu ukwitayeho, ikibazo kindi kiri hehe? Ba nyirabayazana rero reka tujye tubatesha agaciro, dufate umwanya wo kuganira. Nyirabayazana nashaka kukuzanaho ibintu byo kugutanya n'ubukunda, ibintu byo gushaka kuguteranya, ubyima agaciro, ubanza usesengura urebe si ibintu mbwira nibyo koko bishobora kuba ari n'ukuri. Abantu tujya dukosa, ariko tumenye guca bugufi, dusabane imbabazi, tube flexible mu bintu, tumenye kugonda ijosi. Umuntu azahora ahagaze nk'inyama yo ku ijosi, ntagondeka ntagira ate, oya. Tumenye koroha mu bintu, tumenye kugenda neza, tumenye gucirana bugufi, tumenye kubwizanya ukuri, tumenye kuba open, usabane n'umuntu agukwire, wumve koko hari icyuho agomba kuba yarazibye muri wowe. Rero nshuti yanjye, nicyo nabibwiriraga, mbabwira ngo impamvu si njye n'impamvu si wowe, ahubwo impamvu ni rwo, impamvu ni rwa rukwavu, impamvu ni yanjye, impamvu ni yabakame, impamvu ni wa muntu twimitse tumushyira hariya. Abantu benshi ubundi bibaye byiza, abantu bemeye kuba open, umuntu wese akakubwira umubano mubi, cyane cyane mu bantu bagiye basenya ingo cyangwa bafite ibibazo mu ngo zabo, ukagenda ubabaza. Abenshi usanga amakimbirane bagiye bagirana, amenshi aturuka ku nshuti zabo za hafi imbere, za hafi na hafi, usanga babikubwira, uretse ko bamwe batabikubwira, ariko usanga inyinshi duhura nazo cyangwa se ibintu byinshi duhura nabyo mu ngo bituruka ku bantu ba hafi na hafi, abo tubanaho hafi na hafi. Bagenzi banjye, umuntu aherutse kuntangaza, sinzareka kubivuga, nawe ahari ajya byumva yigaye. Njyewe umuntu aherutse kuntangaza, umuntu amunyuraho ashaka kunyihera akazi, umaze gushaka si rimwe si kabiri, ashaka kunyihera akazi k'ikintu. Aramubaza ati wamfashije ukamuzana runaka, aho kugira ngo amuze nawe aravuga ati ni koko arabizi yanabigukorera. Agiye kongeraho amagambo yongeyeho, ntago nayakubye, yaransebeje bihagije, aransebya bihagije, akazi arakanyimisha pe, yumva kakanyimisha. Ariko ikintu nshimira Imana idakiranirwa, wowe uravuga abanyirabayazana ugasebya umuntu, wa muntu aca ruhinga nyuma, aragenda arongera aca ahandi amakakaza, ashaka ubundi buryo angeraho amakakaza, ndanagakora. Arangije arambaza ati runaka mufite iki? Ntacyo n'ukuri ntacyo. None si ibintu yanamubwiye njye ntabyo nzi, ibintu yanamubwiye ntaho bihuriye.
akazi naragakoze kandi n'ibyanjye ndabikomeza. Abantu nk'aba b'abanyashyari babaho kandi tubana dukorana imirimo y'Imana, twirirwana ku bututi tuvuga, twirirwana mu makorari duterana amakorasi tubyina, twirirwa tubareba tubafatiraho ingero nziza, barahari ariko batakwifuza ko waba. Niba umuntu atakwifuriza mu muryango wawe ko wabona icyo uha umwana, niba umuntu atabona ahantu ushobora gukura ikintu cyakugirira umumaro akumva yagisiba, kandi akifuza ko mu bintu runaka mubana ntubure, uwo muntu akumariye iki katari inshuti? Umuntu uzaba inshuti yawe utaguha amahirwe yo kugira ngo uronke, umuntu uzitwa ko ari inshuti yawe akwereka ko ari umuntu mwiza kuri wowe, ataguha aho unywera kandi ahafite, atakoriyanta kandi afite uburyo, n'ushatse kugira icyo akumarira akagusibira amayira, ni ukuri kuzima uwo muntu si inshuti. Ndabivuga ndi imbere y'Imana, byababaje umutima wanjye kandi si rimwe si kabiri, ahubwo ni naho hantu nako ikintu kivuga ngo umuntu ubaza amakuru yawe umuntu ukuzi aba ameze nk'uciye kuri Satani, kuko Satani nta kiza yakuvuga. Kandi umuntu yarangiza akaza mugaseka, mukabyina, mukagira gute, mugahura mu bintu runaka, ubizi neza ko nta kintu cyiza yagukorera kandi ntacyo mupfa, atari generasiyo yawe, atari umuntu mwiza, ari umuntu wakabaye ufatiraho urugero ukavuga uti ingero mbi zibaho ndazizi, n'inziza zibaho ndazizi, ariko hari ibintu ntakora. Ikintu kimisha umuntu umugisha yarawubwiye, icyo kintu Imana izakindira. Ahari icyiza nabumarira umuntu, niba ntacyo mumariye nguhaye, ariko reka ndeke n'icyo wari ugiye kubona kinyuzeho basi ukibone. Rero abantu mujya mu miryango mugasenya, mukaba utifuriza abantu kubaho neza. Ngiye mama Queen nkoze nkagaburira abana, bigutwaye iki? Ngiye mbanye neza n'umugabo wanjye, bigutwaye iki? Umugabo amuhaye iki ngiki, bigutwaye iki? Ko ntacyo bitwaye, nta kintu bitwaye kureka abantu bakabaho neza bisanzuye. Mwiba za Bakame, mwiba indyarya ku bantu bagenzi, abantu mufite imitima mubi, Imana izabaha. N'abantu mugira urwango n'ishyari kandi mwitwa ko muba mu nzu y'Imana, mwitwa ko mukijijwe, mwakabaye ingero nziza z'abandi, mukaba rimwe muca ruhinga nyuma, mukaba babi, Imana yo mu ijuru izabaha. Rero reka nsoze nababwiraga ngo tuba abantu b'inyangamugayo, nababwira ngo dukunde Imana, dukunda umuryango wacu, bizadufasha, hari aho bizatugeza, hari icyo bizatumarira. Tuzaba abagore bazima, tuba abagabo bazima bubatse ingo nziza, ariko ba nyirabayazana murimo musenyi ingo z'abantu muzabona ishyano, na ruriya rukwavu rwabikoze rugira ngo rurakunda, uramara kunteranya n'umugabo, unteranye n'umugore wanjye, n'ubundi nawe singukunda. Ubimenye, ubyiteho, ubisobanukirwe. Yewe iyo ngeze ku muryango ndababara, kuko nagiye mpura n'ingero nyinshi zishaka kunsenyera. Ni gute ngewe umugabo anyikorera amafaranga y'akankaze, warangiza ugashaka kunkura mu rugo rwanjye? Ni gute we nishakira umugabo uri aho ngaho ufite uwa ugashaka? Reka mbabwire, ngewe iyo ngeze aha ngaha ndababara. Reka nsoze, ariko niba warabaye nyirabayazana kugira ngo urugo rw'abandi rusenyuke, uzabona ishyano. Niba udashoboye kubasubiranya, ihangane ntugire izindi usenye. Kandi nawe niba wumva amabwire, ntushake guha umwanya wo mwashakanye ngo muganire mujye muri ikibazo cyanyu, namwe mufite ikibazo. Imana y'amahoro rero ibaha umugisha. Ndasoje, ni mu kiganiro cy'umuryango n'isi ya none, bifuriza kugira ngo ingo zirangwamo amahoro n'umutekano, zituze, zirangwamo Kristo. Ubundi uyu mugabo umufite ni iki wamuburana? Reka Yesu ature muri twebwe, niwe mugenga mukuru, niwe nyir'urugo, niwe mutware w'urugo. Icyo ubuze umubaze, akugirire neza, icyo ubuze umubwire. Ubundi abandi rero murarwana n'ubusa, n'ubundi ntabwo muzazishobora, muzasenya nkeya, izindi zizasigara zubatse. Ariko mugire imitima mizima, muhinduke mubi byaremwe bishya, kuko uwabaye icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize. Muhinduke, mureke kuba abapagani bo mu nsengero, mureke guhindura amaseta n'ibicuruzwa mu byimukane, muhindura amaseta, muhindure n'ibicuruzwa, kuko abantu basigaye bahindura amaseta bakimukana ibicuruzwa, bagahindura strategy zo gucuruza. Ubwo bugome mwimukanye, ubugome abantu dutunze twimukanye mu nsengero, twirirwana mu makorari, twirirwana ku ruhimbi twambaye kora, twirirwana mu budiyakoni duporotokora tukarogana, twirirwa duteranya, ibyo bintu bizabakoraho. Ntabwo iri juru mujyamo mubizi, cyokora ubwo hari amajuru menshi mushobora kuba tuzajya mu rya gatatu cyangwa irya kangahe. Duhindure ibintu, twubake u Rwanda ruzima, umuryango muzima, Imana iture muri twebwe. Nakagaruka kuri Evangeliste Romonde mu kiganiro umuryango n'isi ya none. Ni Mama Queen. Share, subscribe, comment, ibyo byose turabibasaba, mujye mubikora kugira ngo turusheho kumenya uko mwakira ibiganiro tubaha, kandi ntekereza ko bibaryohera, ko feedback turayibona. Imana y'amahoro nibane namwe. Nakagaruka, ntimuzambaze impamvu navuze ndakaye, iyo ngeze ku muryango ngemba numva akantu. Imana rero ibane namwe, amahoro y'Imana nagumane namwe.